Okay, dutangiranye n'agafilime kacu tugatangiriye hano hari umusore ari gutereta umukobwa. Murabona ko ari gutereta umukobwa ariko umukobwa akaba afite telefone hafi aho, bari kumwereka mesaje zo muri telefone ariko ukabona yuko umukobwa nawe yashatse umusore. Murabibona neza cyane ko umusore nawe yashatse umukobwa ariko umukobwa nawe ukabona ko yamukunze. Murabibona neza cyane, arabona ukuntu agakobwa kagumye kamwirebesha ukuntu, ariko igisore nacyo kimureba icyoroshye. Uyu musore rero mwibuke neza yuko ari umusore uvukana n'umugabo wa nyir'urugo. Twavuga yuko avukana na nyir'urugo, murumuna wa nyir'urugo tu. Umusore, umukobwa amusaba ko yamusukura imisatsi. Igisore nacyo gikumya gishaka kumusukura imisatsi, urabona ko agumya amusukura imisatsi, akakobwa nako kagumya kisinziriza ukuntu. Murabibona neza cyane ko umusore yagomeje akora akazi asukura imisatsi, aragumya arasukura. Ako ka mwanya haje nyirabuja hoya, mama w'uyu mukobwa. Uyu ni mama w'uyu mukobwa, ariwe umugore wa mukuru w'uyu musore. Atangira kubabwira ati se ibintu murimo byagenze neza. Yahise afata telekomande, hari harimo akazi muri televiziyo, agumya ababwira ati se wowe ibyo bintu uri gusuka urabizi. Agumya abayegera gake gake, ariko urabona yuko umusore, uyu mukobwa, uyu mabuja nawe yakunze umusore, ariko igisore nacyo kikaba gikumya kireba icyoroshye, cyagumya cyita kuri ya misatsi, cyagumya gisukura umwana. Ariko umugore nawe ukabona yuko nawe yakunze umusore, amureba icyoroshye, akamubwira ati se bimeze bite? Ati se kujya mu misatsi kutambwira nkaba ari ngewe ubigukorera. Niko mwana wawe, rinda ujya kubwira uyu musore ngo agusukure, ukimbwira ngewe nkaza nkabigukorera. Ka mwanya abona haje umukozi araza pe, n'akagofero kiwe urabona ko yaje. Ariko se ariko ukabona ko umukozi ibifukunyi birimo biramurya, sinzi ibintu birimo bimurira mu ntuza mu ipantaro. Urabona ko ari kwishimagura, ariko uko byasa kose ni ibifukunyi kabisa. Murabona ko ari kwishimagura ukuntu agumya yijujutira urwo rugo. Mabuja nawe agumya amureba ati ariko mbati ibyo ni ibiki urimo, ariko ubu ngubu ibyo ni ibiki urimo uraza hano mu bantu ukaza kwishimagura koko? Ati mwabonye kiriya kigoryi, kuki kiza hano ahangaha bite? Kuki kiza hano ahangaha kwishimagura? Ndebera ni ukuri kw'Imana. Yaraturitse araseka, ni ukuri kw'Imana araturika araseka. Ariko urabona yuko uri musore koko, urabona ko ibifukunyi byamuzengereje kabisa, byaramuzengereje. Umusore mabuja agomeje amureba, aramubwira ati niko kuki yinjira hano muri salo? Umwana nawe aramusubiza ati nanjye ntabwo mbizi kabisa impamvu aza hano yitura muri salo. Agumya amureba cyane, amureba igitsure, ati mbate hare sohoka agenda. Yaramusohoye aramwirukana, mbate aragenda ariko akagenda avuga ati ariko mabuja rero mfite ikibazo. Mabuja yagarutse mu ntebe agumya yivugisha utuntu tw'utugambo, ariko urabona ko yakunze umusore. Umusore nawe yaragumya amureba icyoroshye, ubwo ati ariko se kuki usukura imisatsi, wabigeze ubyigira? Kubona umuntu w'umusore nkawe ujya mu mutwe w'uyu mwana, iyo akimbwira koko nkaza nkamusukura koko byari kumutwara ikireba. Nk'ubu ngubu wabijagaraje kandi bitari ngombwa. Nk'ubu ngubu koko umwanya wawe uba uri gutaha ngaha, wakabaye wagiye muri siporo nk'abandi, ukajya gukina football cyangwa se ukajya gukina n'ibindi. Ako mu kanya yahise yirukana umwana, ahita amubwira ati hare genda ujye kwiga, ujye gufata amakaye ujye kwiga. Yasigaranye n'umusore muri salo.
abona ko yamwuhuye agiye, agumya ari aho ngaho avugisha umwana avuga ati genda ujye kwiga, ariko kuko utagenda ntakagaruka. Yaragiye nyine ajya kwiga, mabuja nawe yahise agaruka, abona ko yahise agaruka atangira kwifatisha ku musore, amubwira utuntu n'utundi, ariko umusore ukajya ubona afite udusonisoni, akamubwira ati ariko mabuja ntabwo ibintu urimo ntabwo ari byiza, abivugira mu mutima. Ariko umukobwa nawe akagumya amubwira ati ariko zana ndebe utwo tuntu, ariko iyo telefone yawe wajya uyishyira ku ruhande. Umukobwa nyine yagumya amukora mu matwi, agenda amukorakora umubiri wose, ariko umusore akavuga ati ariko rero njye sinaca inyuma garafurere. aramubwira ati ariko ufite n'inda nziza, ati sibuzi ko ntari nzi uko uri igisore kimeze gutya cyiza bene aka kageni, reka nkwegere ngo ukoreho numve ariko nishime. Mabuja agumye amukorakora kabisa, umusore ariko ukabona afite utuntu tw'udusonisoni, bigaragare ko umusore ariko yari afite ubwoba n'intinyi. Mabuja nagumye akora mu misatsi, aramubwira ati ariko ufite n'agapenke we, ati uzi ko ntari nzi uko uri mwiza bene aka kageni, ati ariko se njyewe mbona ubwiza bwanjye mfite. Umusore nawe akavuga ati mabuja ndawubona, ariko rwose ati ndabona nta kintu ubaye kabisa. Ati none se kuki utabunyegera, impamvu utanyegera ngo ufateho nk'uko ngufataho ubiterwa n'iki? Umusore nawe aramureba akavuga ati nta kibazo mabuja, nta kibazo kabisa, ati ariko icyo mba nanga ni uko garafure ashobora kuza agasanga tumeze ukuntu bikarebeka nabi, kandi urabizi naje hano nta kintu mvuze, kandi naje hano hari mu buryo bwo kubasura. Mabuja aravuga ati ntukagire ikibazo rwose, uzi wisanga, uzi unyisanzuraho, hano ni iwawe, hano ni iwanyu, hano ni iwawe. Wumva ko mabuja atangiye kumutereta, wowe n'umugore wibuka ko yari umugore wa mukuru wiwe, ariko umuhungu atangira kumwitaza, abona ko afite udusonisoni ukuntu, isoni zo ziba zari zakomeje kabisa. Kunyamubwira ati oya ntukagire isoni, ese ko mbona ufite utuntu tw'udusonisoni ukuntu yagiye mama shenge we, tufite n'akananwa keza nakunze. Abona ko uyu mudamu agumye amureba icyoroshye, ati rwose mfite akananwa keza, ariko nyine ati mabuja rwose wandekura kabisa, wandekura rwose tuzinyegera nkoreho unyisanzureho rwose, nta kibazo rwose, kuko ndi uwawe ubu ngubu kano kanya, umugabo adahari ubu ndi uwawe, nyegera rwose. Mabuja aramwegereye agatangira kumwifatishwaho, amubwira ati kora hano wumve ko nanjye ndanyerera kabisa. Ati ubundi isoni uba ufite, ubundi uziterwa n'iki ko mbona uri umusore mwiza kandi ufite n'igihagararo, ubundi isoni ugira uziterwa n'iki? Umusore nawe aramubwira ati kabisa mabuja rwose njyewe ibi bintu ntabwo mbimenyereye. Umusore nawe agumya ari aho ngaho waya, urabona ko nyine nta kigenda. Umusore nyine aramubwira ati rero mabuja rwose ibi bintu uri kunkoresha ntabwo mbikunda, nta nubwo nanabimenyereye no usibye no kubikunda. Rwose rero agafilime kacu nuko kagenze. Hari episode, iyi ni episode ya mbere, hari episode ikurikira, nimba wayikunze wategereza episode yindi ikurikira. Ese ko tubonye umugore ashaka gufata murumuna w'umugabo wiwe, ashaka ko baryamana, amaherezo azaba yahe? Reka dutegereze episode ikurikira, episode ya kabiri izakurikira, byose bizaba bikubiye